Imana ishimwe kandi nongeye kuvuga ngo Imana ishimwe kuko ikomeje kuturinda, ikomeje kutugirira neza, nawe ikugirira neza, nawe ikwibuka, nawe ikwitaho. Imana ishimwe cyane. Ntacyo twokora tudashimye Imana, kuko Imana niyo gushimwa iteka ryose, Imana niyo guhimbazwa iteka ryose, kuko ibyo ukora byose ni byiza kandi ibyo iteganya kutugirira byose ni byiza. Ni nayo mpamvu rero ariyo gushimwa iteka ryose. Mbere yo kugira icyo dukora icyari cyo cyose, tugomba kuza tubanza tugashima Imana. Ni nayo mpamvu rero mbere yuko nza kuvuga ijambo ryayo, inza mbaza nkayishimira. Iyo nibutse ibyo izi nkorera, iyo ndeba ibyo izi nkorera, biza bintera kubanza nkayishima, kuko atari ku bwanje ahubwo ari ku mbaraga zayo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi natekereje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo tuzaburana Imana, ntacyo tuzaburana Imana yacu, ntacyo tuzaburana umubyeyi wacu, ntacyo tuzaburana umukunzi wacu, ntacyo tuzaburana utwitaho, nta na kimwe tuzamuburana, kuko byose arabifite, byose biri mu kiganza ciwe. Kandi icyongeyeho akarusho aranadukunda, icyongeyeho kandi turi n'abana biwe, turi abaraganwa b'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Abamwizeye bose, abayikunda bose, abamuhaye ubugingo bwabo, abamwiyeguriye bo bose, abo ntacyo bazaburana Imana n'umunsi n'uyu n'umunsi n'umwe, ntacyo bazaburana Imana. Imana ishimwe cyane. Ntacyo dushobora kuburana Imana, kuko iyo itunze byose, iyo ifite byose, ni Imana izihindura ibihe, ni Imana izivuga bikaba, ni Imana ifite umutozo mu ntoki zayo, ni Imana ifite umutozo w'ibihe mu ntoki zayo, izivuga ngo ibi bihe nibimere gutya bikabako, izitegeka imiyaga ikumvira, izitegeka inyanja zikumvira, izitegeka indwara zikumvira. Ni Imana yihagije muri byose, ni Imana ifite byose mu kuboko kwayo. Rero ntacyo dushobora kwiburana mu gihe twayizeye, mu gihe yaduhindukiye umubyeyi, mu gihe ari inshuti yacu nziza, ntacyo twoyiburana. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka dusange ijambo ry'Imana tuza gusanga mu Baroma isura y'umunani umurongo wa 32. Haravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamuduha cyangwa se ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana yemeye ikaduheza umwana wayo w'ikinege, umwana umwe rukumbi yari ifite wenyine, ikemera ikamutanga ku bwacu. Twebwe abari barayobye, twebwe tutari tugifite Imana rurema, twebwe tutari tugifite kwemererwa kuzabona Imana, twebwe twari kure cyane n'amasezerano yo kuzinjira mu buruhukiro. Twebwe ababi, twebwe bari baracumuye, twebwe bari baravuye mu muco w'Imana, twebwe twari kwaravuye mu masezerano y'Imana, ariko iremera itanga umwana wayo w'ikinege, iramuduheza kugira ngo tubashe kugira ngo duhinduke bazima, twongere kandi tubeho, twongere duhabwe izina, kandi izina riruta yani mazina yose, kwitwa umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwumve urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, urukundo ruhebuje, rwatumye urwo rukundo atanga umwana wayo w'ikinege, ntiyamwimana, nta nubwo yamutanze ngo ajye gucungura abarengana, ahubwo yamutanze kugira ngo ajye gucungura ababi, abamuhemukiye. Itanga umwana wayo kugira ngo ije gucungura abamuhemukiye. Mwumve bene uwo rukundo ruhebuje. Ntabwo yarwo acungura urengana, ahubwo yarwo acungura igisambo, yarwo acungura uwamubambye, yarwo acungura uwamugiriye nabi. Mwumve urwo rukundo rukomeye cyane. None se yatanze uwo mwana wayo, yaburite kumuduhana n'ibindi byose?
kandi yemeye ikamutanga muri iyo ka mu gihe twebwe tutari twemerewe, mu gihe twebwe twari babi, mu gihe twari kurera amasezerano yayo, mu gihe twari twarayicumuyeho, mu gihe yari yaraturakariye, ariko yemera gutanga umwana wayo muri iyo ka murayitekerezaho. None se yemeye kaduheza uwo mwana, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose dukeneye? Imana ishimwe, Data wo mu ijuru ashimwe kuri urwo rukundo, urukundo ruhebuje cyane, urukundo ruhebuje, urukundo rutangaje. Icyampa tukagira bene urwo rukundo, icyampa bene urwo rukundo rukaba mu bantu bayo, icyampa bene urwo rukundo rukaba mu bo yaremye. Ibintu suko byoba bikimeze, ibintu suko byoba bikimeze. Imana ishimwe cyane. None se yatanze uwo mwana yabura ite kumuduhana n'ibindi byose dutekereza? None se kuko abantu bicara biganyira, kuko abantu batekereza ibyejo, kuko abantu batekereza tuzabaho gute, abantu batekereza tuzambara gute, abantu batekereza tuzarya gute, abantu batekereza ibyejo, ni kuki tubitekereza? Kandi yaduhaye uwo mwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Rero mu gihe abantu biganyira, n'igihe badatekereza icyambere, n'igihe abantu badatekereza imirimo yakoze, iyo Imana yakoze igatanga umwana wayo. Icya kabiri ni ukudatekereza ku rukundo Imana idukunda. Icya gatatu ni ukutamenya nkuko bari kumwe n'Imana, bakibwira ngo Imana iri kure. Akenshi dutekereza ko Imana turi kure, nyamara yonyine yarivugiye ngo nkuba hafi ndetse kuruta umwambaro wambaye, ngo nkuba hafi, ngo nzabana nawe, ngo nubwo waca mu mazi menshi ayo ntazagutembana, nubwo waca no mu migezi, nubwo waca mu mazi ayo ntazakurengana, nubwo waca mu migezi yo ntizagutembana, nubwo waca mu muriro uwo ntabwo uzagutwika, ngo ndetse n'ibishashi byawo ntibizagukoraho, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ngo nkubereye maso, ngendana nawe, mbana nawe. Impamvu abantu biganyira nuko badatekereza ko bari kumwe n'Imana, kandi koko nyine ntibaba bari kumwe nayo, nkuko ntibayiyegereje, ntibemeye gucurana nayo, ahubwo bayishize kure. Ugasanga ko bariganyira, ukabona kuko ntacyo bishoboreye. Ariko mwene data, reka nkubwire, wewe ubwawe ntacyo wishoboreye, ushoboye byose ni Yesu Kristo. Mwizere gusa, umwisunge, umuharire ubugingo bwawe, umuharire urugo rwawe, umuharire akazi kawe, umuharire ibitekerezo byawe, umuharire ibyo byose wifuza, kuko niyo yonyine ishoboye byose, niyo yonyine ishoboye byose, kuko yo ntabwo izisaba imbaraga kugira ngo ibashe kugutabara, ntabwo izisaba ramforo kugira ngo ibashe kugutabara, ntabwo iziteranya abakomeye, ntiziteranya imiryango. Yo ubwayo irashoboye, iyo yagambiriye kugutabara, izi gutabara ntacyo, ntawisabye imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ikibazo twagize gusa ni kimwe, ni ugutiyegereza Imana, ni uguteyibwira byose. Iyo yonyine ubwo zivuga ngo mbwira ibyawe byose, mbashe kugukemurira, mbwira ibyawe byose, nubwo bibizi ibishaka ngo wowe wenyine ubiyibwire. Kuko mbere yo kwibwira nuko uzobanza ukayitekerezaho, kandi numara kwitekerezaho nyuma gano no kuyizera, numara kuyizera uyibwire. Imana ishimwe cyane. Ntidishaka Imana wirwanirire, ahubwo izishaka uyibwire ibikunaniye, uyibwire izo ngwara zawe zakubereye ikibazo, uyibwire ubwo bukene bwakokamye, uyibwire ako karengane kawe, uyibwire ibyo byakugoye. Izishaka uyibwire, nubwo yo ibibizi, ibishaka wowe uyibwire gusa kugira ngo ibashe kugutabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko ntiwabwira utatekereje, kandi ntiwabwira utizeyemo ubufasha. Ibishaka ngo ubanze uyitekerezeho, kandi ubanze uyizere. Niwamara kuyizera uyibwire, niwamara kuyibwira niko yavuze ngo mpamagara nzagutabara, ngo nkwereke ibikomeye, ibyo utigeze ubonesha amaso yawe, ibyo nibyo ngiye kukwereka. Ibishaka gusa wowe uyihamagare mu mwanya mubugezemo, uyihamagare mu bihe bibugezemo, uyihamagare mu bihe bikugoye, uyihamagare no mu bihe bitakugoye. Uyihamagare, uyereke, uyibwire ngo Mana ngaho byose mbishyize mu kiganza cyawe. Habe na Yesu Kristo amaze kurangiza igikombe agiye kuzanyweraho, abona ni igikombe kigoye cyane, abona ni igikombe kirimo izabakora, abona ni igikombe kirimo no gusuzugurwa nabo yiremeye, abona ni igikombe kirimo ibigoye cyane. Aravuga Yesu Kristo, Mwami Imana Data,
iki gikombe kindengane ariko ntibibe uko mbitekereza, ntibibe ku giti cyanje, ahubwo iki gikombe bibe kuko wewe ubishaka. Ubuzima bwanje mbushize mu kiganza cyawe. Yesu Kristo ubwiwe wenyine yafashe ubugingo bwiwe, afata ubugingo bwiwe abushira mu maboko ya se, abushira mu maboko y'Imana. Natwe Imana ya data wa twese iri mu ijuru ibikeneye gusa ufata ibyo bikugoye, ufata ibyo bikuruhije, ufata ibyo bikunaniye, ufata ibyo umaze igihe utekerezaho, uyibishire mu kuboko kwayo, uyizere gusa uyishire mu kuboko kwayo, amara urebe ivyo iri bigukorere. Ni nako yavuze ngo mpamagara nkwereke ibikomeye, tabaza wewe gusa nzagutabara, nkwereke ibikomeye, ivyo utigeze ubona n'amaso yawe, ivyo uzabibona kuko ndi nyiri bitangaza, nije gitangaza kirenze ibindi bitangaza, nije mugabo ukomeye wenyine, nije wihagije wenyine, ta yindi Mana ikomeye nkanje, wewe gusa, wewe mbwira gusa, wewe nereka gusa, wewe ntungira agatoki gusa, amare nkwereke kuko ndi Imana itazisaba imbaraga, ndi Imana itazisaba ramforo, ndi Imana izikora icyo yishakiye, kandi ni Imana itazikomwa mu nkokora. Wewe mbwira gusa, bwira Imana yawe ibikugoye, bwira Imana yawe ibikuruhije, bwira Imana intimba zawe, bwira Imana ibimaze igihe byarakubereye umusozi, wowe yibwire gusa. Kandi ni wamara kwibwira taco uzayiburana, ni wamara kwibwira taco uzayiburana, kuko ni Imana itaziceceka, ni Imana itazitwima mu maso hayo, ni Imana itazitwima mu maso hayo, ni Imana itazitwima amatwi yayo, ni Imana yitegura iteka ryose kutwumva. Bwana Yesu asifiwe sana, kuko Imana yacu ntabwo ari ikigirwamana. Imana yacu izayumva, kandi Imana yacu izikora, kandi nta wayikoma mu nkokora, nta n'uwayiheza igiturire ngo yeye kugutabara, nta woyikonfuzinga, nta woyiheza igiturire ngo yeye kugutabara. Oya, ntibibaho. Imana yacu ni Imana irigiste, kandi ni Imana yuzuye. Bwana Yesu asifiwe sana, Imana ishimwe cyane. Paulo yandikira Abafilipi 4:6 yarababwiye ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye kandi mubyingingiye icyongeho munashima. Reka kubwira abantu ibibazo byawe, reka kwicara wiganyira, reka gutegereza ubutabazi bwawe ku bantu gusa, ahubwo tegereza tumbira Imana yonyine. Umuririmbyi yararivye aravuga ngo mbese gutabagwa kwanje kwava he, ngaho ni mubimbwire. Harangiza arisubiza aravuga ngo gutabagwa kwanje kwava ku Uwiteka Imana, kuko niyo mutabazi wenyine, niyo yonyine itazitsindwa n'urugamba, kuko niyo jemedari wa vita, ni Imana ikomeye, nta uzuyitinda ku rubanza, nta n'uzupima kuyigerera, nta uzupima nta wayitunga urutoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo abwira Abafilipi arababwira ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose mubimenywe n'Imana, kuko Imana niyamara kubimenya nukuri ntizakwihorera. Abantu bazamenya ibibazo byawe bakabyirengagiza, bakabicecekana, bakabifurira, bakabirekeraho, ariko kandi Bwana Yesu asifiwe sana bogira icyo babikoraho. Ariko Imana yacu mu gihe iyo wayibwiye tizi gusebya, tizi gutaranga, tizi gira gute, tizi kwikorera, ahubwo izayihutiraho gira gute kumva icyo yibwira, kumva ikibabaje umutima wawe, kumva intimba zawe, kumva ibikuremereye, kumva ibikubereye umwijima, kumva. Bwana Yesu asifiwe sana, Imana ishimwe cyane. Yihutiraho kumva ibyo dusaba. Ariko umwanditsi hano yavuze aravuga ngo ibyo ibikugoye byose bimenywe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namaze kubona nta handi yahungira, amaze kubona nta handi yakura igisubizo, amaze kureba abantu bose arabona ntibyashoboka, yahisemo kubwira Imana. Yahisemo kubwira Imana. Imana niyo twatubwira amabanga yacu, Imana nitazidevuwa amasekre yacu, Imana nitazidutaranga, Imana nitazidushira hanze. Umuntu yagufasha ejo akagenda avuga ngo akagenda avuga faiblesse zawe, umuntu yagufasha ariko ejo akagenda gutaranga hanze. Ariko Imana yacu yo tizidutaranga, Imana ntizitwanika, Imana ntizidusebya, Imana ntizidukoza isoni, ahubwo
izi twumva kandi kadusubiza, ikihutiraho kudusubiza. Amaze kubona ntahandi yakura igisubizo, yatumbiriye Imana, anabwira Imana mu mutima wiwe, yagenda yibwira uko asenze kose, aravuga ngo nzokubwira, nzokwibutsa ku manywa na nijoro, nzokwibutsa mu gicamunsi, nzokwibutsa igicuku kinishe, nzakomeza nkwibutsa imibabaro yanjye, nzakomeza nkwibutsa ikingoye kugeza unsubije. Bwana Yesu asifiwe sana. Yarasigaye avugira mu mutima, akanyeganyeza iminwa yiwe, ukibwira ngo karivugisha, nyamara afite uwo yayibwira. Bwana Yesu asifiwe sana. Yariko ashaka ikibazo ciwe kimenyekane, kandi nicyamara kumenyekana n'Imana, Imana ntizamwihorera, Imana ntizareka kumusubiza, Imana ntizasereka kumusubiza, Imana ntizamwumvira ubusa. Imana ishimwe, Imana yacu ntizitwumvira ubusa, Imana ntizitwumvira ubusa. Ntacyo twaburana Imana yacu ntizitwumvira ubusa. Icyo inshuti zananiwe gukora, icyo imiryango yananiwe gukora, icyo abavandimwe bananiwe gukora, Imana yacu iragishoboye. Wewe gusagira gute? Yibwire byose bishire ku murongo, bibwire byose, bwira Imana byose, utagize na kimwe usiga, kuko byose irabishoboye sans exception. Nta na kimwe cyo Imana inaniwe, byose irabishoboye. Iki shaka gusa wewe yibwire, hanyuma utegereze, kandi numara kuyibwira weye kurambirwa, utegereze igisubizo cyawe, ni warangiza ushime Yesu Kristo wabashe kubigukorera. Ushime Imana, kuko Imana yo niyo gushimwa iteka ryose, kandi ni Imana izidusubiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mu rwandiko rwa Matayo 6:25 haravuga ngo nicyo cyatumye mbabwira, uwo ni Uwiteka Imana, ni Yesu Kristo wari kubwira intumwa ziwe, haravuga ngo nicyo cyatumye mbabwira nti ntimukagire icyo mutekereza, ntimukagire icyo mutekereza muti ngo se tuzambara iki cyangwa tuzanywa iki, mutekereze ku by'ubugingo ngo tuzambara iki, tuzabaho gute, ibintu bizamera gute, ibintu bizagenda gute. Oya, ibyo wewe ntubitekerezeho, wewe gusa tumbira Imana kandi uyirebeho kandi uyizere, wewe uyibwire byose kandi utagize na kimwe usiga. Imana ishimwe cyane. Ntacyo tuzaburana Imana yacu. Imana yacu niyo kwizegwa, Imana n'ubuhungiro bwacu, Imana niyo bugingo bwacu, Imana ni ibyishimo byacu. Iyo twabuze ibyishimo tubironka muri yo, kuko niyo byishimo byonyine biramze, nibyo byishimo byonyine bikwiye, kandi niwe mahoro yacu. Muri imbyaro ngo ntahandi atari kwa Yesu, nta bundi buhungiro bwacu, ntahandi atari kwa Yesu. Aho honyine no turunka amahoro yacu. Niwe wenyine mahoro yacu, niwe mahoro yacu, amahoro ataraye igihe gito, amahoro ataraye umwanya mutoya, amahoro yiteka ryose. Yesu Kristo niwe mahoro yacu, niwe byishimo byacu, kandi ni nawe mutekano wacu, kuko atubereye maso. Turaryama tukizigura, kuko twiseguye ukuboko gukomeye kw'Imana. Nubwo intambara zituremeraho, nubwo Satani aturemaho intambara, nubwo Satani atatwifuriza ibyiza, ariko turaryama tukisigura kandi tukabaho amahoro, tugahumeka amahoro, kuko turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu itubereye maso. Kandi umugabo ukomeye, umugabo utazupfa gutsindwa gusa n'abandi bagabo, umugabo utazutsindwa na rimwe. Kandi Uwiteka Imana yacu ni ibisubizo by'ibyo twibaza, ibyo duhora twibaza akatubera ibisubizo, ibyo umwijima akawuhindura umuco, icyo ngiyo akatubera ihumure. Mu gihe tugeze mu mwanya mubi, mu gihe tugeze mu gihe isi ishaka kudukanga, Uwiteka akatubera ihumure, akatubwira humura mwana wanje, ndi kumwe nawe, ngufashe ukuboko, turi kumwe, humura. Akatubera ihumure, niwe wenyine utubera ihumure gusa. Uwiteka ashimwe cyane. Kandi icyo ngiyo niwe buzima bwacu, kuko Yesu Kristo ari ubuzima bw'abamwizeye. Ni nayo mpamvu yaduhindukiriye ubuzima bwacu ntibuzagira iherezo, ubuzima bwacu ntibuzagira iherezo, kuko yaduhaye ubugingo bw'iteka ryose. Ni nayo mpamvu ubuzima bwacu bwuzuye, ubuzima bwacu buri mu mudendezo. Haleluya, haleluya. Kandi yaduhindukiye kunyugwa,
umuririmbyi ni waririmbye aravuga ngo nzacuruza gusenga ngo nunguke kunyugwa kuko uwo mwami ambereye byose. Iyo wasenze uzunyugwa, ukanyugwa n'ubuzima urimwo, ukanyugwa kuko uri kumwe na data, ukanyugwa kuko Yesu Kristo ari we muvyeyi wawe, ukanyugwa kuko wabonye umukunzi, kandi umukunzi mwiza, umukunzi uruta abandi bakunzi, umukunzi utazugusebya, umukunzi utazukuvamo, umukunzi utazukumvira ubusa. Ni Yesu Kristo ubwiwe niwe mukunzi wacu, kandi muri we tuwaronka ubutware bwo gutegeka ibihe natwe, kuko ategeka ibihe natwe turabitegeka, kuko abwira ibihe natwe turabibwira bikumva, ingwara zikumva, ibihe bikumva, ibyananiranye bigakugwaho, tugasenya. Ubutware twarabuhawe na Yesu Kristo, kuko niwe mutware. Bwana Yesu asifiwe sana. Natwe twahindutse abatware, ubutware turabufite. Imana ntaco tuzaburana Imana. Rero mugihe ntaco tuzaburana Imana, mureke tuyisunge, dukomeze tubane nayo, dukomeze tuyizere, kuko ari Imana itazibesha. Umuririmbyi ni waririmbye arabaririmba neza aravuga ngo nzakomeza kwizere kuko utambesha, kuko utanyosha, kuko utambesha, nzakomeza nkwizere. Natwe dukomeze twizere Imana, kuko Imana ndaco tuzayiburana. Imana ni byose muri byose, Imana n'ubuhungiro bwacu, n'umufasha utabura kuboneka, ni Imana izihinyuza, ni Imana izibeshuza ico abantu bakuvuzeho. Abantu bakavuga ngo wewe uri nyagupfa, abantu bakavuga ngo ntuzabaho, tuzatungana, tuzakira, abantu bakavuga ngo wewe. Imana izinyomoza ibyo bintu, Imana izinyomoza karande, Imana izinyomoza ibyakuvuzweho, Imana yacu izinyomoza amazina bakwise, Imana yacu izinyomoza amateka mabi wagize. Iyo yonyine ni izinyomoza. Imana ishimwe cya ico nico nyikundira Imana, kuko izinyomoza ico abantu bakuvuze, ikanyomoza amazina bakwise, ikanyomoza papier, ikanyomoza page bagushizeho, ikanyomoza ibitutsi bagushizeho, ikakwita uhiriwe. Imana ishimwe cyane. Imana izinyomoza ingwara yavuze, ingwara ikakwereka nkuko wowe uri wo gupfa, ingwara ikakwereka nkuko wewe utakibayeho. Imana izibinyomoza, Imana izinyomoza ibyo abantu bamaze kukwaturaho, ibyo abantu byose bakwaturaho, Imana ikabinyomoza. Imana yonyine ni izinyomoza. Ntaco tuzakuburana Mana, ntaco tuzaburana Imana yacu, ntaco tuzaburana umuvyeyi wacu, ntaco tuzaburana inshuti yacu. Niyo mpamvu niyo kwizerwa, Imana yacu. Imana izinyomoza ibihe, Imana izinyomoza icyo Satani yakuvuzeho, Imana izinyomoza amateka icyo yakwambitse, Imana izinyomoza. Iyo niyo kwizerwa. Rero bene data, nta handi twaronka ubuzima, nta handi. Imana yacu niyo kwizerwa. Amen.